naba ngiye ubundi kera imbuga nkoranyambaga zitaraza twabaga dufite amarubumu ukamenya ngo umushyitsi araje nicyo kintu nakundaga iyo najyaga gusura abantu bajya gusura umuntu bagahita bakura hano umunsi bakabweza arubumu ibyo bintu byari fani kandi nta muntu wabaga ufite ngo ndahita njya ngo no mu baturanyi njye kubereka ngo twarifotoje n'ibiki kandi ubuzima bwarakomezaga rero n'umwana ku ishuri aba ari kumwe n'abandi ntabwo yiga wenyine gukinakina n'abandi naba umwana nagenda yiyanduje naza ipantaro yacitse mu mavi bamujajinga n'umwana wa kanaka reba uko abasare uko agize nabewe igihe nikigera nawe azabigema ariko agire nawe aviva ubwo bwana bwe nta ariko bitabujije yuko niba hari umubyeyi ushaka ko ugenda gutyo ubwo nawe abona afite ubusobanuro bwe. None se umwana amaze kumenya ko mama ari Knowless nimba wenda baramubonye ubona ko baramurebaga akura atangira guca akenge amaze kumenya ko mama ari Knowless papa ari Clement bo tuzi hano hanze akamenya ko ukora umuziki akamenya ko mama watwika akamenya ko akaba wenda yajya no kwishuri akamenya yuko abana izo mbuga ari wo ziyoboye ahubwo akavuga ati hano mama twikira kwambuza kuko uyu munsi wa none ku mibare ihari Knowless ni ukurikirwa mu bahanzikazi kurusha abandi bose mubo dufite mu Rwanda uteranyije imbuga zose ni wo uri imbere wa mugani amaze kwimenya wabonye uko agenda akura turi kubara ku mukuru uko agenda akura nyine ubona yenda standing nyine umusobanurira arabizi cyane arabizi no kwishura abana bagenzi be barabizi yuko mama aririmba nawe kandi aracuranga umwana umukuru aracuranga kabisa acuranga piano kabisa so umuziki arawuzi cyane nawe ntabwo wapfa kumusabira kugira amakara ntabwo habura amakara nyinshi pe ntabwo habura amakara so arabizi ariko azi ko hari igihe cyabo ibyo agomba kumenya mu myaka ye turamufasha ibyo byo gucuranga kuko bitangira hakiri kare ikintu ubona ari interested no gukora tumufashamo ariko nawe arabizi yuko hari imyaka nk'uko abizi neza ko adashobora gutunga telefone mu rugero ubu mukuru nta telefone agira agafite imyaka ingana 8 araza akavuga ati no hari umwana gutya ati imyaka 8 gute ushaka guhamagarana nande iki gihe basigaye akakubaza n'ibibazo impamvu mubwire no ibyo ngibyo nta kunegosiya arabizi ko hari imyaka yabo n'ibyo bindi rero bya social media n'ibiki nabyo arabizi ko hari imyaka yabo nagendere muri uwo murongo tumufashe kuko umwana apfa mu iterura iryo terura rye rero nitugira amahirwe n'Imana ikadushoboza tugakomeza kurisigasira nibura tuzaba twaramuhaye baze nawe agere ku isi yo hanze ariko afite itajyanye. Ese tubivaho ntabwo wajya afata nka telefone yawe se wenda kwa kundi hari nk'ukuntu abana barira amatelefone nta ujya ubikora wenda akaba yanareba no n'izo mbuga akaba yanareba arabizi ajya no kuri YouTube akavuga ati washyize hanze yashyize hanze imaze kurebwa n'abantu bangahe nuko cyangwa kwa kundi upostinga ifoto azi ngo ibya likes n'ibiki byose ifite ama likes angana gute nkamwereka ni byinshi n'ibiki ibyo ngibyo arabizi ariko azi ko ubu none hatari none se wirimo kumurebera mu myaka myinshi iri imbere Imana izamuha myinshi tumwifuriza amagana n'amagana ariko nyine urebera ukabona utangiye kubona nka karagiteri ukagira ibintu ubonamo hari wa muhanzi kazi twavuye muri ya studio ari kumwe na wa musore wacurangaga kuri korali wacurangiraga muri Maranatha uri serious cyane uyu mwana iyo uri kumureba nk'umukuru ntekereza ko utangiye kugira ibyo agaragaza nk'ibiki ubona ukabona antuka akunda umuziki akunda ibintu bitandukanye ariko by'umwihariko ari interested mu kumenya gucuranga cyane surtout gucuranga uba ubona ashaka kumenya gucuranga ibintu bitandukanye ariko no kuririmba uba ubona ashaka kuririmba ariko nk'umuperform donc hari kuririmba vocal n'ibiki ariko hari no guperforminga ubona abashaka n'ibintu
njye ntabyo nzi ubona we yabigira impano siko si cyangwa nuko ari yaba exposed wenda ari mutoya no afite ibintu byinshi ariko ko hari nka murumuna we nawe arabikunda ariko ubona nawe focusinze mu bindi bitari ariko uwo mukuru akunda gucuranga cyane kandi bikagendera no kuba yaririmba ariko afite n'ibindi ni sawa icyo gice mpaka twakivuye icyo gice tukivuyeho ngazana impaka zawe yarabifatanyije wabaye urugero rwiza rwo gukora umuziki ugakora n'ibindi n'amashuri uyibikaho warabifatanyije twahoze kare turiho tuganira na Japhet dufite uburyo tujya tuganira tukanaburana amasaha menshi afite ukuntu aburana maze araburana ndi kumubwira ko watangiye ikindi cyiciro cyo kwiga kikujyana muri PhD abihakana kako nemezwa no gupostinga kw'abahanzi ati ntabwo ujya ubishyira ku mbuga ibijyanye n'amashuri yawe ubu tuvugana none aha ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri saa 5 kurangiza icyo gice ntumubwire ngo ahere muri kaminuza mbabarira amasaha yagiye ubwo uri ibintu ko nabonye azi gukora resume warakora wamugana hano hatabayeho amazi nkurikije ibibazo mubaza uko nawe byinshi hatabayeho ikintu cyitwa amazi umwuma wakwica umuntu kabisa arahari rwose arahari ubuyobozi bwiza bwaduteguriye amazi anyways nkuko nabivuze cyagiye turi kuvuga ibijyanye no kuba umuntu yari afite inzozi ukiri mutoya navuzemo ibintu byo kuba umudokiteri n'ibiki byose ariko maze gukura mbonye yuko umudokiteri mu buvuzi bitakunze hari ushobora kuba umudokiteri mu bindi bintu icyo nicyo nifuza ntarirarenga byo birashoboka mu by'ukuri ko nasubiza icyo kibazo nuko ari inzozi zanjye kandi zigomba kuba impamo bidatinze ndumva ari ibyo tuvugana uriga mu by'ukuri ubu tuvugana ngomba gukomeza uko byagenda kose nkagera ku nzozi zanjye niba narabirose se kubera iki ntaba ari nk'igihe urota muri finance noneho igihe nkuru urota uba ufite inzozi zo kujya nko mu mujyi noneho ukarota ugakora ukabona ugeze mu kanogo ntabwo utakoze metero zingahe zibura nzazikomeza nazo ahubwo aho ngaho mbere aho wari wakoze mu biki aho mu kanogo turi imbere kugeza ubu ngubu mfite masters muri business administration ni specializinze muri finance so ni ibyo ngibyo muri university n'ubundi mu cyiciro cya kabiri aribwo cyari cya kabiri cya kaminuza ni cya kabiri n'ubundi nabwo nari nize finance ni nayo nakomeje muri secondaire nibwo nize gestion informatique waguriza umuntu amafaranga biragoye amagana ibintu yize byose niba wamara gutunga 10,000 atukuntu namaze gukubana kanguha 2 by'ubuntu kabisa ntuzanyishyure bijyanye no kunyungukira natangira kubitekereza kandi akakureba tutiteranya ngo ntiwanyishyuye ya amafaranga rero ushobora kugira PhD mu bintu bitandukanye nanjye nibyo nifuza Imana ifashije ikantiza ubuzima ikantiza n'umutwe bikomezamo neza ni ukuri byanshimisha kuba nagira PhD mu kintu runaka ku buryo nibura nzabwira abana nagize inzozi nkiri umwana nzigeraho zitari ukuririmba gusa ahubwo zitari ukuririmba gusa no mu buzima butandukanye bwa buri munsi ubwo icyo kirangiye wanyemera tukavuga ku ndirimbo ukaza kwinjira